muntu n'umwe ufite ubwonko buzima bukora neza, utagira inzozi z'ikintu yumva yifuza kuzageraho mu buzima bwe. Kabone n'ubwo waba uri umwana mutoya cyangwa se uri umuntu mukuru, icyiciro cyose waba urimo, mu gihe ufite ubwonko bukora neza, uba wumva ufite inzozi z'uko hari ikintu uzageraho. Bitangira tukiri abana batoya, kumva yuko tuzaba abantu runaka, nzaba muganga, nzaba mwarimu, nzaba umuyobozi runaka se, nzaba meya, nzaba minisitiri, nzaba umushoferi, nzaba umupilote, nzaba. Iteka ryose uba ufite inzozi mu gihe ukiri umwana muto ukazikurana, ariko ntabwo bisobanuye ko izo nzozi uzazigeraho byanze bikunze, bitewe n'izi mpamvu runaka tugiye kugarukaho. Ubyemere cyangwa ntubyemere, ariko 90% by'impamvu zituma utagera ku nzozi zawe cyangwa se ku byifuzo byawe biterwa nawe ubwawe. Turagushimiye wowe ufashe umwanya kugira ngo wumve iki kiganiro, aho uherereye hose turagushimiye. Amahoro y'Imana nabane nawe. Iki kiganiro ni icya Wide Run TV, mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Impamvu ya mbere yitwa ubwoba. Ugoye kwibaza ati ubwoba gute? Impamvu ubwoba ari umwanya wa mbere, igihe cyose ukigira ubwoba bwo kuba watangira gukora icyo kintu wifuza kuzageraho cyangwa kuzaba cyo, ntabwo bizigera bikunda, kuko nyine ntabwo uzakinjiramo kubera yuko wagize ubwoba bwo gutangira kukinjiramo. Ntabwo uzigera uba umushoramari ukomeye niba utinya no gushora imari mu tuntu dutoya. Niba usabwa igishoro gikeya kugira ngo utangire business iciriritse, bikagutera ubwoba cyangwa ukumva yuko ntayo yazagera, ugacika intege, ugatangira nyine kumva ko ufite ubwoba bwo gutangira gukora icyo kintu, wibaza ute se none ngikoze ntigikunde, ugatangira kureba kote negatifu gusa, cyangwa se impamvu zituma nyine utakora icyo kintu, ugatangira kwibaza ati ese iki kintu none ngikoze ntigikunde, ugatangira kugishidikanya cyangwa wumva yuko kugikora bishobora kutakubera imbarutso yo kuba cyagira aho kigera, cyangwa se ukagisuzugura. Ntabwo uzigera uba noneho umuntu wagutse kuri icyo kintu, cyangwa uba umuntu uteye imbere muri ibyo bintu. Nimba ushaka gucuruza ukaba umucuruzi ukomeye cyane, tangira nyine uhere no ku tuntu duto widusuzugura, kuko ntabwo wagera ku kintu kinini cyane ngo ugere ko ahantu hakure hashoboka utabanje guhera hasi ku ntangiriro yo hasi. Ntabwo uzaba umuyobozi ukomeye mu gihe no mu ishuri bagutora kuba chef de classe cyangwa se umuyobozi w'iryo shuri urimo, bikakunana cyangwa se ukagira ubwoba bwo kuyobora abanyeshuri mwigana mu ishuri rimwe. Niba utinya kuyobora itsinda ry'abantu bato cyane bashoboka, ntabwo uzaba umuntu mukuru ngo ushobore kuyobora abantu babarirwa mu bihumbi runaka cyangwa se muri za miliyoni. Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu ugomba kwikuramo ubwoba bw'ikintu wumva wifuza kuzaba cyo cyangwa kuzageraho. Ugomba gutangira kukimenyereza, kikatangira nyine kikaba mu maraso yawe cyangwa se bikaba muri kamere yawe. Nimba ushaka kuzaba umucuruzi ukomeye cyane, uhere ku tuntu tukiri duto, utangire nyine uducuruze, bitangire ubikunde, bibe muri kamere yawe, ibintu byo gucuruza ubikunde hakiri vuba, kugira ngo nyine numara no kugera ku rwego rwo hejuru bitazakugora cyangwa se nyine bizakorohere. Niyo mpamvu nyine ikintu cy'ubwoba utagomba kukigira mu gihe nyine wiyemeje kuba wakwinjira mu kintu wumva cyaba ari inzozi zawe kuri wowe. Rwanya ikintu cy'ubwoba, ubundi utangire winjire muri icyo kintu, wikuremo ikintu cy'ubwoba. Numara kwikuramo ikintu cy'ubwoba ugatangira icyo kintu, uzaba uteye intambwe ya mbere yo kuba wakigeraho cyangwa se wazakabya inzozi zawe. Iyo ni impamvu ya mbere ugomba kwikuramo ikintu cy'ubwoba niba waba ufite intego y'ikintu runaka ushaka kuzaba cyo cyangwa kuzageraho. Impamvu ya kabiri ituma umuntu atagera ku nzozi ze yitwa gucika intege. Iteka iyo ucitse intege mu kintu watangiye gukora, biba bitangiye kuba intandaro yo kutazagera kuri icyo kintu. Uba ugomba kwirinda ikintu cyo gucika intege. Nimba waratangiye ikintu, kigiyemo kandi ushyiremo umwete. Nimba hari ibyo ubonye nyine bitari kugenda neza, komeza urusheho gushyiramo imbaraga, ushake ahantu byaba biri gupfira, wongere ushyiremo imbaraga aho kugira ngo ucike intege. Niba waratangiye aka business gatoya gaciriritse, ukabona gatangiye katagenda neza, wicika intege. Ibyo ngibyo uri guhura nabyo n'uriya muntu ufataho icyitegererezo cyangwa se ubona wowe byakunze wamaze kugera ku rwego rushimishije, nawe yanyuze muri ibyo bihe uri kunyuramo. Wicika intege rero,
gerageza wongere ugerageze, byange wongere ugerageze, igihe cyose wari ugerageza bizagera aho bikunda, kuko n'abandi bose ubona byageze aho bigakunda, nawe wabanje kunyura mu izo sitarago cyangwa se mu ibyo bibazo urimo kunyuramo. Nimba uri nk'umucuruzi wenda uzunguza utuntu nyine udukora mu buryo nyine bwo kwishasha, ariko kugira nyine ngo ubone amaramuko cyangwa se utangire nyine ubone icyagufasha kubaho, bakabifata ukagira ibyago bakabifata, cyangwa se ukaba wagira igihombo gitunguranye, wicika intege ngo uvuge ngo n'ubundi ibi bintu ngo ntaho bizangeza. Oya, we ita ku ntego yawe, uvuge ati uyu munsi ntabwo byakunze ariko ubutaha ndabizi bizakunda, ukomeze ugerageze. Buriya urugero rwiza twafatira ku bantu batajya bacika intege ni abahinzi. Umuhinzi aragenda agahinga, akagira ibyago imvura ikagwa cyangwa se izuba rikava akarumbya, imvura iguye ari nyinshi cyangwa izuba rivuye ari ryinshi akarumbya neza agatahiraho, n'ubutaha bikaba akongera agatahiraho, ariko ntabwo acika intege, yanga ko umurima we waberaho agakomeza akajya awuhinga, ejo n'ejo bundi birongera bigakunda, bikongera bigasubira mu buryo. Cyangwa se umworozi yorora itungo, ejo rikarwara rigapfa, ariko ntabwo acika intege, ejo yasubira ku isoko akagura irindi, cyangwa se akarwaza irindi yari afite, cyangwa se akaryita akarirwaza paka ryongera rikaba rizima. Ntabwo umuhinzi cyangwa umworozi ntabwo bacika intege. Ruriya ni urugero rwiza twabafatiraho. Niba waratangiye rero ikintu runaka, irinde ikintu cyo gucika intege. Ucibwa intege wenda no kubona ugeze ahantu bitari kugenda neza, cyangwa uri guhura n'imbogamizi cyangwa inzitizi zikomeye cyane, komeza ukibemo kandi urusheho gushyiraho umwete, ukomeze ugerageze urebe aho biri gupfira, aba ariho nawe ushyiramo imbaraga cyane, bizagera bikunde kandi bigende mu nzira nziza, uzaba uri mu murongo mwiza wo kuzagera ku nzozi zawe cyangwa se ku ntego yawe. Tugeze ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu gituma abantu benshi batagera ku ntego zabo cyangwa se ku nzozi zabo ni ikintu cyo guhubuka. Buriya guhubuka ni ikintu kibi cyane, gishobora kuba inzitizi cyangwa imbogamizi ikomeye cyane yatuma utagera ku ntego zawe cyangwa se ku nzozi zawe, kubera yuko guhubuka byangiza ibintu byinshi cyane muri gahunda zawe za buri munsi uba ukora, kandi bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane byo kuba neza wahita uferinga, cyangwa se ibyo wakoraga neza bigahita bihagarara cyangwa se bigapfa burundu ukabivamo. Urugero, niba uri nk'umucuruzi, buri kintu cyose ugiye kwinjiza muri bizinesi yawe ugomba kubanza ukagitekerezaho bihagije, ukagifata umwanya wo kukigaho neza, ukabanza ukagikora plan, ukagitegura. Kandi niba ugiye nko kurangura ibintu bwa mbere, ari produit nshyashya ugiye kurangura utari usanzwe ugira muri gahunda zawe z'ubucuruzi, witangira ku bintu byinshi cyane ngo uhite ushoramo amafaranga menshi. Hera kuri dukeya, uko ugenda ubona ibyo bintu babikunda, nawe aba uko ugenda urushaho kongera umubare, cyangwa ariko urushaho kongeramo amafaranga menshi, bitewe n'uko nyine ubona abantu bagenda babikunda cyane kurushaho. Icyo nacyo ni ikintu uba ugomba kwitaho cyane. Cyangwa se nimba uri nk'umuyobozi, wirinde kubwira abantu amagambo utatekereje cyangwa se uhubutse, kuko ushobora kubwira abantu amagambo runaka akaba yatuma impamvu yo gutuma bwa buyobozi bwawe wari urimo ubayoboye butangira kugenda nabi, byazakuviramo no kuba ubwo buyobozi wabuvaho, cyangwa se byazakubera inzitizi yatuma udakomeza kubana nabo neza, aribyo byazatuma noneho unahagarara, cyangwa se ahandi hantu uzajya kuyobora bikazakugiraho izindi ngaruka zaturutse kuba warahubukiye kuvuga ibintu cyangwa se gukora ibintu utabanje gutekerezaho neza. Buri kintu cyose ugiye gukora muri gahunda zawe, mu mirimo yawe, banza ufate umwanya ugitekerezaho bihagije. Niba uri nk'umucuruzi ukaba ufite wenda ibintu ukora, hakaza nk'umuntu akakubwira nabi, nawe wihubukira guhita umusubiza nabi. We ibuka yuko uba ugomba kugira customer care, kugira ngo nyine buri muntu wese aze umwereke nuko nta mutima mubi ufite. Uba ugomba kugira ibintu byo kwirinda kuba hari ahantu haturuka ikintu cy'igihombo, cyangwa se haziramo ingaruka zagusubiza inyuma mu ntego zawe. We ita ku ntego zawe kuruta uko wakwita ku bindi bintu byakubera imbogamizi. Ubwo rero ikintu cyo guhubuka ugomba kukirinda mu byo ukora byose n'ibyo urimo byose, igihe cyose, haba ibyo ugiye gufataho umwanzuro cyangwa ibyo ugiye gukora, ibyo ugiye kuvuga, iteka ryose jya ubanza ubyitondere, wirinde guhubuka mu kintu runaka, kuko gishobora kuba cyahita kigira ingaruka zikomeye cyane ku ntego zawe, bikaba zarangirira aho ngaho, cyangwa se inzozi zawe zikaba zarangirira aho ngaho bwite. Niyo mpamvu rero ikintu cyo guhubuka ugomba kukirinda cyane.
tugeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane rero ni ikintu cyo kutagira gahunda. Ikintu cyo kutagira gahunda mujye mukirinda cyane kuko ni ikintu kibi cyane. Iyo utagira gahunda mu buzima bwawe byagorana ko wazakabya inzozi zawe, biba bigoranye cyane. Nimba uri umucuruzi ukaba igihe ufunga mu masaha abakiriya bakunda kuba bari kubonekeraho, urumva yuko icyo gihe bizakugora yuko nyine bizinesi yawe yazatera imbere, ubucuruzi bwawe byazagorana ko byatera imbere. Nimba ukora akazi runaka, niba uri umukwaferi, amasaha abakiriya bagomba kuba bahari, ukaba wowe wafunze watashye, uzogosha abande se kandi watashye nyine cyangwa udahari? Ni ukuvuga ngo uba ugomba gukora akazi kawe ukagaha umwete, ukagashyiraho umutima wawe kandi none ukagaha gahunda ihamye. Nimba abantu bazi ngo ufungura saa 2, ugomba kubaha saa 2 mbere y'uko zigera ugomba kuba wafunguye, bikaba muri gahunda zawe. Nimba iteka mu kazi runaka ukora cyangwa se nimba ari ubucuruzi, nimba uri umucuruzi, ntabwo ugomba kwita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose uretse kuba ari wowe n'abakiriya bawe ugomba kwitaho kuruta ibindi byose. Kabone n'ubwo waba utariye, ntabwo wavuga ngo ndashonje ngo reka mfunge kandi ubona ufite abakiriya. Oya, ugomba kwihangana cyangwa se n'ibyo ryo ukabitumiza ukabirira aho ngaho uri, ariko abakiriya bawe utabasubije inyuma. Icyo ni ikintu ugomba kwitaho cyane. Nimba uri umuyobozi ugomba no kwitanga rimwe na rimwe. Nimba unashonje cyane ariko ukabona ufite abantu benshi cyane ugomba kwakira aho ngaho, nabo bari aho ngaho baragukeneye, nabo uko ukeneye kujya kurya nabo barabikeneye. Niyo mpamvu wagombye nawe kugira gute, kubanza ukabihanganira ukabakira, cyangwa se nimba unagiye ukora uko ushoboye kose ubanguke bidatinze cyane kugira ngo nabo babone yuko gahunda ugiyemo rwose, nimba ari n'akantu gato wari ucomotsemo, bisugaruka utaberetse yuko wabatenguye cyangwa se ko wabarambiwe cyangwa bo ngo barambirwe kugutegereza. Icyo ni ikintu nacyo ugomba kwitaho. Gahunda mu kazi niyo ya mbere. Mu bikorwa byawe byose iyo hatarimo gahunda ntabwo bibasha gutera imbere. Ubwo rero niba ushaka kuzagera ku ntego zawe cyangwa se kuzakabya inzozi zawe, ikintu cyo kugira gahunda kigomba kuba muri kamere yawe, kikaba mu bikuranga. Urugero ujye urufatira wenda nko ku banyamakuru cyangwa se abantu bakora entertainment, urugero cyangwa se abakinnyi, ntabwo wakererwa imyitozo kabiri gangahe bikunde kuba bihoraho uvuge ngo uzatera imbere. Ntabwo byakunda rwose. Bigera amakipe agatangira kujya kwirukana n'ibiki byose bikarangira kariyeri yawe irangiriye aho. Umunyamakuru warabizi nta nubwo ibyo byanashoboka. Ntabwo wagenda ngo ujye gutegura ikiganiro, nimba kiri buce kuri radiyo wenda saa 9 ngo uhagere saa 9 zigeze zuzuye. Watanga ese ikiganiro utateguye? Utabanje no kwicara niba ngo ubanze unaruhuke cyangwa se wige neza ku buryo uri buvugemo n'uburyo uri bugitangemo? Ntabwo byakunda. cyangwa se ngo uhagere akerewe amasaha yarenze, ntabwo byakunda. Ntabwo waba uri umuhanzi cyangwa se uri mu yindi industry runaka ngo bagutumire kuri radiyo ugomba gutanga ikiganiro niba ari saa 10 ngo uhagere saa 11 cyangwa saa 10 n'igice. Amasaha haba hagiye izindi gahunda, ntabwo byakunda. Ubwo rero ikintu cyo kugira gahunda nawe uba ugomba kukigira kikakuranga kugira ngo imikorere yawe irusheho kuba inoze kandi igende neza. Cyangwa se nimba uri n'umuyobozi, nawe gahunda zawe zigende neza, nabo uyobora cyangwa se abaha serivisi nabo babone yuko uri umuyobozi mwiza, ibyo ukora kuko ukwiriye kubikora kandi ubikora mu buryo bwawe. Muri icyo kintu cyo kugira gahunda nacyo kigomba kuba kukiza cyangwa se muri kamere yawe kugira ngo imirimo yawe irusheho kugenda neza. Aha tugeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane nacyo rero ni ikintu gikomeye cyane kandi abantu benshi bakunda kugira, kandi bitari bikwiye ko bakigira kugira ngo gahunda zabo zigende neza cyangwa se intego zabo zagerweho mu buryo bifuza. Ni ikintu cyitwa ubunebwe. Kunebwa rero ni ikintu kibi cyane kuko rimwe na rimwe uzasanga kwanza nta n'umuntu wagira ubunebwe ngo bizamuteze imbere, ntabwo byakunda. Nimba uri umucuruzi ugatangira ukavuga ngo ndumva ananiwe, ngo waba afunze akaba agiye kuryama. Ugiye kuryama mu masaha y'akazi, mu masaha abakiriya baza bagukeneye ngo ugiye kuryama? Ntabwo byakunda. Uri umuyobozi ngo ndumva ngo naniwe, ngo waba agiye ngo nkaza kugaruka ngo nibura ngo uzi isaha izi n'izi cyangwa nkazagaruka ejo ngo ko iyi saha mbona abantu ari bakeya ngo waba yigendeye. No, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ubunebwe ni ikintu kibi cyane nacyo rwose gishobora kubangamira
inzozi zawe cyangwa se intego zo kuzagera kure wifuza hashoboka, ntabwo wazagera kure rwose uri umunebwe. Nimba ukora ikintu ugomba kuba umunyamwete muri icyo kintu, ugomba kuba umunyamwete muri icyo kintu. Niyo mpamvu n'umuntu uwo ari we wese wagize aho agera usanga abantu bose bamuziho kuba ari umukozi, kandi igihe cyiwe arakora ahubwo akarenza n'igihe cyagenwe abandi bantu baba bakora. Ubundi abantu bakabije inzozi zabo cyangwa se bageze kure hashoboka baba ari abakozi cyane, nta bunebwe baba bagira muri kamere yabo. Usanga ahubwo buriya amasaha baruhukamo ariyo make cyane ashoboka, ku buryo we wifuza kuzagera kuri izo nzozi bamaze gukabya bagezeho, bakubwiye umwanya baruhuka wakumirwa. Bishobora no kuba byaguca n'intege ubaye uri umunebwe neza neza bikarangirira aho. Niyo mpamvu ugomba kurwanya ikintu cy'ubunebwe ntikikurange. Nimba wumva kuko ufite intego wifuza kuzageraho mu buzima bwawe, ikintu cy'ubunebwe ukirinde, ucyamagane, ntikizigere na rimwe kiba mu bintu bikuranga. Iteka ryose nimba uri n'umucuruzi, umuntu akaza waryamye, wenda ni urugendo wa muntu uba nko mu kabutike agakoreramo, gafite n'icyumba kimwe aramo, umuntu akaza akumangira ngo wabyutse ukampereza ibi n'ibi n'ibi, byuka ugenda ubimuhe. Nawe byari byo kuvuga ngo oya ngo naryamye, ngo ntabwo ndi bufungure, ngo ndi kuruka. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Uwo mukiriya wirukanye cyangwa se uhakaniye bizarangira atagarutse, azajya ahandi ho bamukeneye, kuko we afite amafaranga yiwe, ntabwo yajya kuhahira hose, ntabwo yakwinginga ku mafaranga yiwe ari buguhereza, sibyo? Niyo mpamvu rero ikintu cy'ubunebwe uba ugomba kucyamaganira kure cyane, ntabwo kiba gikwiriye. Ugomba gukora uko ushoboye kose ukakirinda kugira ngo kitazabangamira iterambere ryawe ry'ibyo wiyemeje kugeraho. Kuri ikintu cy'ubunebwe nyaboneka ni ukukirwanya kugira ngo uzagere ku nzozi zawe mu buryo wifuza. Hari nk'abantu benshi cyane bo baba babizi ko baba bagomba gukora cyane kugira ngo bazakabye inzozi zabo, nk'abakinnyi, abahanzi, abantu benshi cyane cyane abantu bakoresha ibintu bijyanye n'impano, bo barabizi cyane ko ugomba gukora cyane bishoboka pe, kugira ngo uzarebe ko inzozi zawe wifuza kuzageraho wazikabya. Nawe bitari ibyo ntabwo byakunda. Buri muhanzi wese wageze kuri success ni uko yarwanyije ubunebwe agakora cyane bishoboka. Ubwo rero iyo utangiye kunebwa kandi utaragera aho ugera, basi biba birangiye, uba waferinze, ntabwo ugikabije za nzozi zawe wifuza kuzageraho. Ubwo rero icyo nacyo ni ikintu ugomba kurwanya cyane kandi wivuye inyuma, kugira ngo uzabashe gukabya inzozi zawe. Twagiye tugeze ku kindi kintu, tugeze ku kintu cya gatandatu. Ni ikintu kibi cyane, ni ikintu bita gusuzugura. Buriya agasuzuguro ni kabi cyane. Ntabwo waba usuzugura abantu ngo uzagire aho ugera mu buzima bwawe, cyangwa se muri gahunda zawe ukora, cyangwa muri bizinesi zawe ngo zizatere imbere, cyangwa se mu ntego zawe cyangwa mu mirimo yawe ukora. Uri umunyagasuzuguro ntabwo utera imbere, byagorana. Ushobora no kuba warateye imbere, isaha ku isaha ukaba wahananuka ukagwa hasi. Wenda waragize amahirwe yo kuhagera mu buryo wenda bwagutunguye, kuko burya bitaragutunguye ntabwo waba uri umunyagasuzuguro. Umuntu w'umunyagasuzuguro ashobora kugera hejuru hashoboka, ariko byaramutunguye burya. Isaha ku isaha biba bishobora kongera bikagusubiza hasi, agasuzuguro kawe gashobora kongera kakagusubiza hasi. Ni urugero, ntabwo waba uri umuntu w'umucuruzi ngo haze umuntu asange wibereye kuri telefone, aho kugira ngo uyive uze nyine umwakire umuheze ibyo ugomba kumuha, ukabati sundi amafaranga azanye nangahe, ugatangira ukasuzugura nkaho atari amafaranga uko yaba angana kose. Ukibera muri gahunda zawe zitajyanye n'akazi kawe usanzwe ukora wiyemeje. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose cyane. Buri nk'umuyobozi, umuntu araje arakugana, yinjiye muri office cyangwa se mu bintu urimo gukora, aje ngo umwakire, agasanga wibereye mu tundi tugahunda dutandukanye no kuba ugomba kuba uri kumwakira. Ubaye nkaho umusuzuguye nyine, wibereye mu bindi bidafite aho bihuriye no kuba wakagombye nyine uri gukora imirimo yawe. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Agasuzuguro ntabwo ari keza habe na gatoya. No mu buzima busanzwe, iyo utubaha cyangwa se utubaha abantu bakugana, cyangwa se utubaha serivisi zawe, kwanza niba ufite agasuzuguro na serivisi utanga nta nubwo uba uzubaha. Buriya ntabwo uba uzubaha, kandi ubwo buriya nta naho zazakugeza, kuko ikintu kikugeza kure gashoboka bitewe n'uko nawe wagihaye agaciro. Niba ikintu utaragihaye agaciro rero bizagorana yuko nawe wagira gute,
nawe cyahinduka ngo giguheze umusaruro kikugeze kure hashoboka ubashe gukabya inzozi zawe. So ikintu rero cyo gusuzugura nacyo mujye mukirinda cyane, mujye mukirwanyiriza kure rwose, bibe muri kamere yanyu, buri muntu mwubahe uko umubona, kandi se uje ukugana umwakire uko umubona. Niba hari umuntu ushaka ko yakuvugisha cyangwa se ko hari serivisi runaka wamuha cyangwa we yaguha, mwumve kandi umutege amatwi, umwakire kandi umwereke n'urugwiro. Nibyo byiza bizatuma nyine iteka ryose ageza kukugana yumva anejejwe n'uko nyine ugiye kumwakira, cyangwa se uko nyine ibyo ukora bifite agaciro nawe abikunde. Niyo mpamvu nyine ikintu cy'agasuzuguro nacyo uba ugomba kukirwanya ntikikakurange. Tugeze ku kintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma mu bintu birindwi nari nabateguriye bituma mutagera ku ntego zanyu cyangwa se tutagera ku ntego zacu. Tugeze ku kintu cya nyuma aricyo cya karindwi, ni ikintu cyo kwirukansa intego. Ni ukuvuga ngo intego yawe ntabwo ugomba kuyirukansa nyine, we ni ukuvuga ngo ugomba gukora ibishoboka byose ariko ukarindira igihe kikazakora ibyacyo. Urumva, ntabwo uba ugomba kuvuga ngo none se ngo natekerezaga yuko ngo bizamara nibura ngo imyaka 7 narageze kuri ibi n'ibi, narubatse iyi nzu, none nkaba mbona imyaka 5 koko ishize ntaho byari byagera, ntaragera no muri 1/2, ubu bizakunda ko numvaga nzaba narakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, mu gihe mbigejejwe no ku iki kintu nkora nkaba mbona rwose bitavaho biri, ubu bimeze bite? Ntabwo ibyo bintu rwose bikora. Iyo uba ufite intego kuzagera ku kintu runaka, ntabwo ugomba guhora ugitega iminsi, oya, we urakora ugakora ibyo usabwa byose ariko ugasabwa kwihangana. Igihe kimwe kiba kizagera amahirwe akabizamo koko, nawe ukabona noneho ko biri kwirukanka. Ni ukuvuga ngo iyo utari wagera ahantu kure hashoboka, uba ugomba gukomeza ukihangana. Byirukanka kurushaho iyo wamaze kugera noneho ubona ko inzozi zawe zikabije, nibwo bigira umuvuduko. Ariko iyo utari wagera ku nzozi zawe nawe ngo ubone ko wazikabije, nta muvuduko uba uragira. Uba ugomba kwihangana rero, igihe kiba kizabisobanura. Uba ugomba kwihangana ugategereza ko igihe kizagera runaka, noneho bikirukanka nawe ukabibona. Naho ubundi nawe aho ngaho ugeze cyangwa se aho ngaho ubona we ugeze, hari abandi bagitangira bifuza kuba bahagera nibura. Niyo mpamvu rero udakwiye gucika intege, komeza wihangane, kandi ibyo ubona ko bitagenda neza hari igihe kizagera bigende neza. Wikwirukansa intego rero ngo wumve yuko ngo nari nzi yuko nibura ngo muri iyi myaka 5 ishize ngo nzaba narabaye umushoramari ufite miliyoni zingahe, 50 ingahe, ngo none ndacyari ku tumiliyoni tunga. No, komeza, kuko nanone kuba wabivamo intego yawe utayigezemo ntabwo ari cyo gisubizo kizima. Ushobora kubivamo ukajya gutangira ibindi, noneho byo bikanga bwite, noneho no kuzagaruka muri byo bindi wahozemo nabwo bikakugora. Niyo mpamvu utagomba kwirukansa intego. Wowe kora ibyo ukora kandi ubikomeze kubiha agaciro n'umwete. Izi ngingo uko ari 7 zose ugende urebe nibura ukora uko ushoboye kose ngo uzubahirize. Bizageraho bikunde kandi nawe ubwawe uzabibona, uzabibwira n'abandi ubwabo, bazajya babikubwira ati ibintu turabona rwose ko byaguhiriye. Niyo mpamvu ibi bintu ugomba kuzabiha agaciro igihe cyose wumva yuko ushaka kuzagera ku ntego zawe cyangwa se kuzakabya inzozi zawe z'icyo wifuzaga kuzaba cyo cyangwa se icyo wifuzaga kuzageraho mu buzima bwawe. Izi nizo ngingo z'ingenzi rero nayo nateguye kuri iki kiganiro zagufasha kuzagera ku nzozi zawe cyangwa se gukabya inzozi zawe. Mba wumva ari icyo wabivugaho cyangwa se watangaho ibitekerezo, wajya muri comment ukabitubwira. Kandi niba wumva ko iyi YouTube channel wifuza ko yazatera imbere, wumva koko ibyo ivuga wenda ari ibintu bizima cyangwa se byubaka, wakora subscribe nawe ukaba mu bantu bazajya babona ibiganiro tugenda dukora, tuzagenda dushyiraho, ukazajya ugenda ubibona. Turagushimiye umwanya wafashe kugira ngo wumve iki kiganiro, uri agaciro cyane mu buzima bwacu. Imana iguhe umugisha, ikomeze kugufasha mu byo urimo byose, kandi izagufashe nibura mu buzima bwawe, izagufashe uzagere ku ntego zawe cyangwa se ku nzozi zawe. Ikomeze kuguhereza amahoro n'umutekano, ikomeze kugufasha mu byo urimo byose. Turabakunda cyane.
tuzasubira naho ubutaha.